nukuri yego n'ikimenyemenye ndi kanyereka kubera Imana navuze ngo ntawe uzankubita ku mabuno byararangiye nta n'uzankora ku ibere byararangiye ubwo wari warasubiye mu rugo wagiye kwitekerezaho ndyamye namanutse nasinze nabaye musinzi yego yaje kungira neza impano umugabo yego nyuma yaho waje yamaye kubona umugabo w'umusore maze gukizwa ngaho da Imana ishimwe dukora mariage ine data byabasha kugutembana ariko Yesu ni muzima iyo Yesu ari mu ruhande rwacu haleluya haleluya Imana yacu nishimwe kandi habwe icyubahiro ku mazina nitwa muja wa Yesu Yosefa ndi umudamu Imana yagiriye neza yampaye agakiza ku buntu kuri uyu mwanya nifuje yuko twasangira ku ijambo ry'Imana haleluya Imana ishimwe reka tubanze dusenge Imana yacu yabwe icyubahiro Mana data wa twese turagushima mu izina rya Yesu uri Imana y'urukundo n'imbabazi nyinshi uri Imana igira neza uri Imana yandengeye kandi inkura mu bata bw'ibyaha ndagushimiye izina rye rihabwe icyubahiro aka kanya nifuje kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana kandi Imana ashyize ku mutima wanjye icyubahiro kibi cy'Imana Imana yacu nidufashe kandi tugire neza nabo tugiye kuryumva na bose kandi ikomeze ko hagati muri twebwe imitima igiye kuryakira yose ibashe gufashwa kandi jya hivugira nawe kika izina rye rihabwe icyubahiro Mana ndagushimye mu izina rya Yesu amen Mana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro ijambo ry'Imana giye kuganiraho turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice ni cya 8 umurongo wa 22 Imana yacu ishimwe amagambo meza yagufasha nanjye akamfasha kandi agiye gufasha imitima igiye kuryumva ndi hano Mana ishimwe umutwe w'amagambo titira amagambo iravuga ngo Yesu aturisha inyanja Imana yacu ishimwe ku murongo wa 22 handitswe ngo tugiye kurisangira ku banyumva bose dusoma mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera mu byanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro kutwigisha amen mu murongo wa 20 handitswe ngo nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja baratsuka haleluya bakigenda arasinzira mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri ubwato bwenda kurengerwa n'amazi bajya mu kaga baraza baramukangura bati databuja turapfuye akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije birashoboka birahosha haba ituze arababaza ati kwizera kwanyu kurihe nabo baratangira barumirwa baravuga bati mbese iyo ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira harimo akabazo Imana itugirire neza Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza kubigishwa be nuko ku munsi umwe hari umunsi umwe Yesu ajyaza akagusanga hari umunsi Yesu nawe ubwawe yaza akakugeraho ariko abwira abigishwa arabwira ati ku munsi umwe ngo yikira mu bwato n'abigishwa bari kumwe na Yesu Imana itugirire neza nabarababwira ati twambuke hari byo tugomba kwambuka hari byo tugomba gutambuka kubamenye Kristo y'umwami n'umukiza Imana itugirire neza bo barambuka ngo tujye hakurya y'inyanja bajya hakurya y'inyanja baratsuka ubwato buratsuka barambuka bagenda mu bwato bari kumwe na Yesu Yesu ageze ubwo asinzira ariko Yesu ntabwo yari asinziriye bene data reka Yesu ntabwo asinzira Yesu atubereye maso ahora ari maso iminsi yose Imana idufashe kandi tugirire neza Yesu babonye ngo asinziriye bajya kumukangura bavuga ngo databuja ngo turapfuye ariko Yesu ntabwo yari asinziriye Yesu yagira ngo re kwizera kwabo aho guhagaze Imana itugirire neza kandi dufashe Imana iturengere uyu munsi wa none hari ibyo yabona biguteye ubwoba ariko Yesu bamaze kumubwira bati databuja turapfuye yabwiye ijambo rikomeye cyane
ngo arakangutse acyaha umuyaga n'amazi biratuza. Imana idufashe. Hari ibyatuza Yesu biri ku ruhande rwawe. Turiza Yesu umutima wawe. Hari imeze nk'imiraba, hari imeze nk'imiyaga, hari bizikutse bene data byabasha kugutembana, ariko Yesu ni muzima. Iyo Yesu ari mu ruhande rwacu, Imana itugirira neza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Wewe witinya, Yesu ntajya asinzira. Weba amaso, ubere maso ubugingo bwawe, nubwo hari ibimeze nk'imiyaga, niba hari n'ibizikutse, ariko Yesu ari mu ruhande rwacu. Nta mubisha. Imana idufashe kandi tugiye neza. Ibyo bimeze nk'ibizikutse, Yesu abasha kugira icyo akora bigatuza. Yesu ajya ategeka imiyaga n'imiraba byose bigatuza, ibizikutse byose biratuza, kubera ko wamenye Yesu nk'umwami n'umukiza. Witinya, humura, turiza Yesu umutima wawe, umenye ko Yesu ari mu ruhande rwacu nta mubisha. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Ngo yarakangutse aracyaha amazi aratuza, ibyari bizikutse, imiraba ivuye kuzimu, mu nyanja byose ivuye kuzimu babihogerana birahari mu ruhande rwawe, ariko humura, Yesu arahari. Ibyo bizikutse byose Yesu abasha kuturisha bigatuza. Mwizere nk'umwami n'umukiza wawe, umwizere, umukomereho kandi wizere ijambo rye. Haleluya. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Amena. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha. Hari ibintu bigiye guhosha ku buzima bwawe. Haleluya. Hari ibigiye guhosha ku buzima bwawe. Humura, nubwo bikomeye, nubwo biteye ubwoba, ariko hari ibyo Yesu agiye guturisha bigahosha. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngarababaza ati, kwizera kwanyu kurihe? Reka tugire kwizera nk'uko Aburahamu wizeye akizera isezerano ry'Imana. Kwizera kwawe uyu munsi niko kugiye gutuma imirimo n'ibitangaza bikoreka. Haleluya. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Imana idufashe. Ngo nabo baratinya, bararumirwa, baravuga bati, mbese uyu muntu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Imana idufashe. Haleluya. Imana ishimwe. Baribaza abigishwa bati, mbese uyu ni muntu ki ubasha gutegeka aya mazi, ubasha gutegeka ishuheri yari mu nyanja bikabasha kumwumvira? Bagira ikibazo bati, uyu muntu turamwemeye. Haleluya. Nawe wemere Yesu ko byihindurije kuri wowe, ku buzima bwawe, Yesu abasha kubiturisha bigatuza. Amena. Arabiturisha bituze. Mwizere, wemere ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe. Ibyo byihindurije ku buzima bwawe, Yesu nategeka, haleluya, birabasha guceceka, biraceceka. Hari ibigiye guceceka ku buzima bwawe, hari ibyari byihindurije ku buzima bwawe, Yesu aje gucecekesha. Amena. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Wowe wizere Yesu Kristo, nubwo hari byaba biguhangayitse, nubwo hari ibyo wabona biguteye ubwoba, ariko Yesu aje kubiturisha, aje gushikisha amajwi yose uri kumva ku buzima bwawe. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Bene data dusangira kuri iri jambo rero, nuko nagira ngo turifatanye turyumve neza, twumve ko rwose ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana kandi magambo y'Imana, Imana itubwira ni ihame, ni amagambo mazima, kuko ibyanditswe byera n'ibizima n'ubuhanuzi butavangiye. Ndagira ngo umenyeshe ngo niwizera Yesu, hari byaje guturira ku buzima bwawe, ibyari biguhagaritse umutima byose, Yesu araje abicecekeshe, aturisha iyo miraba, aturisha iyo miyaga. Imana ishimwe. Ibyari biguhangayitse byose, menya neza yuko Yesu ahari kandi aje kugira icyo akora. Imana ihabwe icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro ku bw'aka kanya kuri ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ubwire neza yuko wowe ugomba kwizera Yesu. Wowe uri kunyumva, Yesu ni umwami n'umukiza. Yesu aratabara. Yesu akora imirimo n'ibitangaza. Imana idufashe kandi tugire neza. Wewe mwizere gusa, ibindi byose birahinduka kubwo kwizera kwawe. Kwabaje ngo kwizera kwanyu kurihe? Ese wizera ute? Ese ufite kwizera kumeze gute?
ufite kwizera kumeze gute? wowe kwizera kurarema. nibizera Yesu ibyo umusaba byose, icyo umwifuzaho cyose aragikora kuko wamwizeye. reka kwizera kwawe kugira impinduka mu gihe cya none, kuko iyi minsi hari ibintu bimeze nk'ibizikutse ku bantu benshi, hari ibintu bimeze nk'imiraba n'imiyaga by'ishuheri. ariko se wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza gute? umwizeye ute? ko abangaba bamaze kuvuga bati se uyu muntu uturishije amazi ibyari byihindurije mu nyanja ubundi bimeze bite? baratangara, barumirwa. wowe uko wizeye kumeze gute muri iyi minsi? emera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe kandi umwizere kugira ngo agire impinduka. aze mu wawe mu rugo, aze aho utuye, agire ibyo aturisha, agire ibyo ahindura, ariko bitewe n'uko wamwizeye. mwene data mvaga iri jambo, gira kwizera gushyitse. kwizera kurarema, kandi kwizera kuragira impinduka mu rugo rwawe, kwizera kuragira impinduka aho utuye, kwizera kuragira impinduka mu mirimo ukora buri munsi, kwizera kuragira impinduka mu kazi kawe kwa buri munsi. gira kwizera. haleluya, Imana ishimwe. reka dusengane Imana. ariko se wizeye ute? ufite kwizera kumeze gute? wizera ute? muri iyi minsi hari ibibazo byinshi, muri iyi minsi bitoroheye umuntu buri wese. kwizera kwawe kumeze gute? wizeye Kristo mwami n'umukiza gute? kwizera kwawe kumeze gute? Imana idufashe. reka dusengane Imana. Imana yacu ishimwe. ariko tekereza kwizera kwawe kugiye kugira impinduka, kugiye kugira ibintu guhindura kubyo ubona biri mu kuzikuka ku buzima bwawe cyangwa se ku rugo rwawe cyangwa mu kazi kawe. Imana idufashe. reba uburyo uri kugira impinduka mu kwizera. urebe ukuntu kwizera kwawe muri iyi minsi kumeze. ushobora kwizera mu kanya gato mu kandi ntuwizere, wihindagurika nk'ibihe, ahubwo hama mu kwizera maze urebe Kristo ukuntu agiye kuguhindura ibihe. nibyo bizikwa ku buzima bwawe byose se akabiturisha, akaza agategeka. haleluya, Imana ishimwe. Yesu ategeke ibyo byose byari biguhagurukiye, arabishoboye kandi abasha kubiturisha. reka dusengane Imana. Mana data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu. tugushimiye kujya neza kwe kwinshi, tugushimiye kuri Imana igiturisha imiyaga n'imiraba, tugushimiye ko nyakubahwa Imana hari ibyo bizikuka ku buzima bwacu. haleluya, ariko ujya ubikora neza, ugaturisha imiraba n'imiyaga, ugakora igitangaza gikomeye cyane, abantu bakakwizera, kandi ko kuri uwo kwizerwa izina ryawe rihabwa icyubahiro. komeza kudufasha yewe avuga ijambo ry'Imana n'ukuri n'abashe kuryumva bose, reka bagira impinduka kandi wumve ko ari Yesu ujye uturisha imiraba n'imiyaga, ibyaboneka ku buzima bwabo byose uturishe kandi bakwizere nk'umwami n'umukiza. bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. nagira ngo masangize no ku buhamya bwiza nanjye mfite aho Yesu yankuye. hari aho Yesu yankuye. Yesu yarantabaye, Yesu naramubonye, Yesu nawe yarambonye. ubu numva nta cyankura kuri Yesu. Yesu yaransanze, nari umugore, yafashe nge ndi umugore, kuko nabanje gushayisha mu byaha by'ubusinzi n'ubusambanyi ndi umukobwa. nashatse umugabo ntitwabana, haba ikibazo cy'uko tutabanye, tudashobokanye mu mikorere ya buri munsi, mu ngo habamo byinshi. ariko twari tumaze kubyarana umwana umwe, njye ngaruka iwacu, ndaza mba mu rugo mbana na mama niwe twari kumwe wenyine, papa ntabwo twabanaga. birangira mbayeho mu rugo nako kana kanjye kamwe, ariko nkaba nkiri mu byaha by'ubusinzi n'ubusambanyi, ntabwo nabivuyemo. ariko Yesu aza kungirira neza. uti yakugirira neza gute? Imana yarantabaye, Yesu yaransanze, ansanga ndi mu businzi. ubu nge Yozefa mureba tuvugana, nagendaga ameze nk'umuntu kubera inzoga zarambase, ndi mu buretwa bwo kwa Satani, nk'inzoga, ndi umusinzi, ndi umusambanyi, nta n'ikintu bimbwiye. ariko Yesu aza kunsanga, ariko yansanze nge nari nk'umuntu w'umukecuru ugenda wububa kubera inzoga. inzoga ni mbi, yemwe bari kunyumva. inzoga ntabwo ari ikintu cy'u Rwanda. inzoga zari zarambase, zaranyishe, narabaye umusinzi wa ruharwa. watangiye kuzinywa ufite imyaka ingahe inzoga? njye natangiye kuzinywa ndi umwana muto, kuko nashatse mfite imyaka 17, nayo ndangije primaire. tukera tukiga tukageza mu wa 8.
bivuze ngo wagiye gushaka umugabo n'ubundi unywa inzoga. ni inzoga rwose nzinywa bya bindi badushyira no kumuvura urimo inzoga tukanywa bavuga ngo twivure inzoka iyo bitaga umuyage bashyiramo utuntu twiheho bakajomamo umuheha muvure sinzi niyo muvure mwumva ubu ngubu umuvure sinzi niyo ab'iki gihe bumva umuvure biragoye ko bamwe bawumva umuvure ariko nzi ko hari abawuzi abantu bakuru imivure nkeka ko ni bimwe babaza mu biti by'umuvumu yego bakabicukura ukuntu bakabicukura neza ibyo bengeragamo bagataramo yego ku myaka yawe washakanye n'umugabo gute kwanza mu kunywa inzoga ntabwo yigeze abimenya oya twanywaga twese mwese mwaranywaga twaranywaga mwahuye munywa yego komerezaho noneho twahuye tunywa twese twari abanywi b'inzoga ariko izi ngizi za donda ubwonko n'ibiki byose byari bitarabaho twanywaga urwagwa cyakora nanyweye urwagwa nywa na kanyanga n'urumogi narunyweyeho njye nari ngeze ku ntera mbi cyane intera itanyoroheye reba kunywa urumogi narunyweye ngira ngo numve ibyo ari byo nako waragakuriye nagakureho umwotsi umwe mbwiye uwo twaduturanye ngo niwanyumvishe nkura umwotsi umwe numva ndazengurutse simbanye ndende birangira numva mbaye nk'umusazi ntabwo byari byoroshye ndagenda ngo ibikatsi ngo numve ko nakwivura kera hari iminsi natunywa ibikatsi ariko byagukira njya mu buriri nkumva ndimo ndatembera nkumva ndimo rurantembereza urumogi ni ikinyobwa kibi cyane gikoroga ubwonko ubwonko cyahise kibuvanga ariko ndashimira Yesu haleluya ndashimira Yesu wangiriye neza wankuyemo ubwo bubata bw'ibyaha wankuye aho ngaho nari mpabiye muri ubwo buzima mwari umaze kubana ushakanye n'umugabo murabanye n'abana murabyaye nabwo wari ukibinywa nari nkinywa kuko maze kuba iwacu nibwo twahise dutandukana ahise ngaruka ngiye ntabwo twakomeje kubana nshatse n'uwa kabiri nabwo biranga ndagenda ndicara mu rugo uwa mbere byaranze muratandukana uragenda wicara mu rugo nshaka undi muri ibyo byaha by'ubusambanyi nyine nshatse undi birabira bivanze nabwo bimaze kwivanga ubwo nabwo mpita ndaza ndafata umwanzuro ndicara hasi mu kwicara hasi njye natuje ariko nkaba ndimo ndacyari mu bintu byo kunywa inzoga noneho maze gutuza ubwo nabaga ndimo gushakisha amafaranga nayakura nkaboha ibiseke nkarara nicaye nakubye umugongo meze nabi nabwo meze nk'umuntu w'umukecuru wazezengeye ntabwo nari nyigaragaza ko ndi umuntu mutoya nabwo wari ukinywa nari nkinywa itoturiza kuza gute noneho ni ukubera Yesu ni ukubera Yesu dore ukuntu byagenze ubwo nagiye kunywa iwacu ni ku ntenyo hari ahitwa kwa Mirenge nyine ku ntenyo wumva ku ntenyo hari mu kagari rwose kwa Mirenge ubwo nagiye kunywa ndaza ndaryama uko twanywaga izo nzoga rero zateraga icyaka ntabwo icyaka cyashiraga mvuye ku kabari inywa wongera ugaruke wongera nigenda ugaruke yego karabaye ubwo naragenda aryama maze kuryama noneho arakumba kanya agashambure naryamagamo ndagenda ndaryama numva nazezengeye ndaryama ariko noneho maze kuryama numva nshatse kunywa amazi cyaka kiraje kimaze kuza ubwo ndatuza izo nzoga zateraga icyaka Imana idufashe noneho maze kumva nazezengeye ubwo narakangutse numva umurongo ndimo numva ahantu ndi rwose nahayobewe numva nataye umurongo ndavuga ngo ubwenge sinzi ukuntu bwaje niba mwuka wera burya ajya akora imirimo mwuka wera akora imirimo muri uko gutuza numvishe ibintu bihindutse numva ibintu birahindutse numva bigize impinduka nyimara kumva ahantu ese ubundi hehe ese ubundi mu biki numva agize impinduka ubwo ndumva mwuka wera numvaga sinari nzi n'uwo ari we ariko maze kumva mwuka wera icyo akora nahise numva ari mu kazi wumvaga ari nk'umuntu uri kuza kwereka ibintu bitandukanye mpita numva ibintu bigize impinduka noneho ndongera ndaryama gakeya sa n'umuntu ubaye nk'umuntu akandi gatotsi kaje mpita mbona umugabo mu cyerekezo cy'uburasirazuba wambaye imyenda y'umweru ndamubona rwose w'inzobe ndamubona ndi mu bintu rwose mbona ndamubona neza ndamubona mbona rwose ndamubona neza wese ndamubona numva umwanzuro numva mpinduye hari ibintu ampinduyemo
mbyuka mu gitondo namubonye rwose ubwanjye mbona impinduka birahindutse numva ibintu bihindutse ukundi kuntu yego mpita ndabyuka mu gitondo ndabwa ntumva ibintu by'inzoga ndumva ngewe nta ibintu by'inzoga ntazongera no kuzinywa ubwo wari warasubiye mu rugo wagiye kwitekerezaho ndyamye namanutse nasinze nabaye musinzi yego nuko numva ibintu birahindutse ndabona ngewe mu mbabare nta nubwo nzojya kunywa inzoga barankwena ubwo ni bukeye bwaho bukeye bwaho bahita bankwena zagushizemo ariko ariko ibintu bwuvuga bari ukuri ninjye ndumva ibintu by'inzoga ibintu by'amatabi ubugoro nariye isegireti naranyweye itabi ry'inkono ni byose biriya batekera mu nkono z'itabi narago ab'iki gihe mushaka kuba babyumva ariko hari inkono z'itabi bajyaga batekeramo ibintu by'ibikamba bagashyiramo bagashyiraho igishirira bakagutumagura ibyo narabinyweye ndabwo nibyo byose ndumva ndumva Imana yangiriye neza ntabwo nzongera kubinywa nukuri Imana hashimwe Imana yakoze imirimo ndavuga ngo ntabwo nzongera kubinywa batutese bate n'urwagwa rwawe bate n'ibiki ariko ubwo muzi ko ngiye numva Yesu yangiriye neza ubwo ni mu rugo aho ni mu rugo aho ndi wacu yego ubwo muzi ko Yesu yangiriye neza numva yangiriye neza hari impinduka zabaye ndumva kandi mbyumvamo numva ibintu bahindutse batecekera iturize ntabwo ari ugutuza ni n'ibintu byakomeye kandi byagize impinduka mwihangane ibintu nuko byagenze Yesu uko namonye niko n'ubu yambereye yambereye ubuhungiro haleluya yambereye ubuhungiro ubu ni ubuhungiro bwanjye kandi namwigishemo koko ubu yarampishe arantwikira ubwo byatangiye gutyo nageraho ngera ku mujyango gasantere bakajya bantunga umuheha yego kugira ngo barebe ko ngaruka kunywa yego ntabwaniwe Yesu agira neza ubwo muri icyo gihe nta muntu we wigeze zo kukubwiriza akubwira ati ngwino tujye gusenga cyangwa se ngwino umushyitsi nk'uko bashobora kubwira abandi nta muntu wigeze kuganiriza nta muntu wambwirije icyo gihe yego ni Yesu wansanze ubwe ni Yesu wakwirobeye wanyirobeye ubu ndi amaronko ya Yesu yego ubu yarandonse yego yankuye muri ubwo bubata urumva neza yego nyuma haza kuza igiterane niho byakomereye noneho burashimangira bw'umugabo witwaga Meshaki yego aza ari umubwiriza butumwa icyo gihe igiterane cyabereye n'ubundi cyabereye iwacu ku Ntenyo kuri paruwasi ya Ntenyo muri Anglikani twabonye Imana Anglikani nziza cyane haleluya amena muri Anglikani twabonye Imana kandi ukwifasha ni kwikubera yego twarayibonye icyo gihe Meshaki yaraje atubwiriza ubutumwa nakijwe ku musozi wa Gahengera hitwa ari ishuri yego ubu ngubu hari ikigo gikomeye cyane yego Yesu yahinduye amateka kandi hatubwira ibyabaye hari umukozi w'Imana ukuvuga ati ndi umwangirikani utarangiritse na Imana yakwirinze kwangirika yaneze kwangirika ubundi umwangirikani w'umwimerere yego nanjye Yesu yangiriye neza yego Imana ishimwe ndashimira yera ngo kuko Yesu yankijije rero ngo kuko yambatuye nkura mu byaha ubu ni ukuri nkorera Imana numva umutima utuje Imana ishimwe cyane yaje kungira neza impano umugabo yego nyuma yaho waje kubona umugabo w'umusore maze gukizwa ngaho da Imana ishimwe dukora mariage yego komana ibintu birakomera murasezerana yewe wowe turasezerana rwose nabo nambaye ivara wa kubera Yesu utumye ngira ndi matsiko nanone ntabwo nakubajije umugabo wa mbere mwabyaranye umwana bangahe twabyaranye umugabo wa mbere twabyaranye umwana umwe uwa kabiri nawe twabyaranye umwana umwe ahita apfa umwana ahita apfa mpita nisubira iwacu yego uhita witahira mpita nigendera katwiyizere ko Imana yaguhaye w'umusore yewe data we yewe data ariko ubwo ni ukuri yego n'ikimenyimenyi ndi kuyireka nyerekane neza bagirebe neza iyo mpeta ni ukuri kw'Imana Yesu agira neza Yesu agira neza agira neza ni ukuri nakoze mariage atari koco yego reka Yesu yavuye muri koco abambere wagiye koco bari koco bose bari koco koco ntabwo Imana ari kuguhomba kandi ubwo ari kuguhombya yego komereza aho ngaho ibintu byagenze neza nuko nicara iwacu najya gusenga ibintu bati pasiteri arahise bakantunga umuheha ntabwo abantu Yesu agira neza abana mujye mwihangana nawe ni mutuze hari ahantu Yesu yankuye nkajya gusenga Imana ingirira neza ndagenda nkorera Imana ku musozi wa Gahengeri ku ikanisa Imana iramfasha ihamira n'umugabo rwose mwiza tujya mu rukiko tujya mu murenge turasezerana wamukuye ku musozi reka hafi aho iwacu ubuhamya arabuzi haza ubuhamya bwawe Yesu yarabuze ati nanjye sinajya kure reka nkubonye ntabwo nari kujya kure komereza aho ngaho yego hafi aho ariko hafi aho yego
ibintu bigenda neza. ngo aho twasereje cyangwa ako kantu wakamvugiye neza pasiteri niwe aho twasebeye niho Yesu yatugiriye niwe yadutabariye yego ngo aho twaseberejwe aho twasebeye hahandi ireba none twakubitiwe aho niho Yesu azakongera akagira ute yakabikora neza. nuko ugira gutya ubonye umugabo murasezerana mu rukiko n'imbere y'Imana wumvisha umeze uterera imbamutima zawe wo kabyarawe nahise bituma ndushaho gukunda Yesu cyane. yego ubu niyo njyamira muraba ngo yambi papa nkamuhobera yego disi we ako nkabyumva mu mwuka Imana ishimwe nkumva yambi papa wagize neza nanjye nkumva nzamwubahisha yego nkumva nzamwubahisha muri buri kamwe kose nkumva sinzamusebye ugasanga ari babandi barya inzara bakubita ku mabuno navuze ngo ntawe uzankubita ku mabuno byararangiye nta n'uzankora ku ibere byararangiye wamaze guhitwamo reka natoranijwe natoranijwe ndimo yego Imana ishimwe cyane. hanyuma ngize akandi kabazo hari igihe uba usanga n'ubundi akenshi abantu baba baraciye muri ibyo bintu abantu kubyumva bigorana mu mitwe yabo kubera icyo abantu batinda kumva ko Imana ishobora guhamagara umuntu akaza akakira agakiza nk'uko nawe wakira agakiza niki kibitera? hari abatinda kubyumva kuko Yesu bataba bamwumva neza ariko Yesu iyo wamaze kumwakira wumva ko nta kinanira Imana wumva ko Yesu ashoboye byose kuba ataramwakira biragoye ariko kuba bamaze kumwumva neza akatumara inyota ubu yamaze inyota yamaze icyaka yego ngiye ngo igikoma nkumva ndanezerewe nabona agashira nkakamwe nkumva ndanezerewe nabona n'agatabe nkumva ndakamwe ndanezerewe ariko hari abantu Yesu ataramara icyaka hari abantu ataramara inyota niba batabasha kubyumva neza we icyaka cyari gishize cyararangiye yego Yesu yarakirangije dusa n'abasatira umusozo w'ikiganiro cyacu nihe nama noneho waduha nk'urubyiruko cyangwa se n'abandi baciye muri izo nzira? ndagira ngo mbabwire kubw'icyo kiganiro ko Yesu wacu ubundi muri make yararyoha ku basore n'inkumi bagitwawe n'amarari bagitwajwe igitugu na Satani. nagira ngo Imana rwose yo mu ijuru uwo yamurikira umucyo akabasha kumva ubuhamya ntanze yabasha kujya mu mwanya neza Imana ikabasha kumugirira neza kuko hariya bari nta kiza kiriyo ariko muri Yesu biremera hari ibintu byiza yego biraryoshye bimeze neza kuba amaze gushuna akarya akanyunyuza kumva nta muririmbyi ngo nyunyuza nawe wumve biraryoshye Imana idufashe kandi tugire neza nabwira ko nta kiza kiriyo bagarukira aho ngaho ari abasura ari inkumi ari n'abagabo n'abagore nabo babirimo nabwira yuko hari umwami ugira neza nabwira ko hari umwami ukiza icyo cyaka nabwira ko hari umwami utabara umuntu wese kuko yaravuze ngo ijambo ry'Imana tuvuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura Yesu ni karuhura rero umwemere wese aramuruhura iyo mitwaro yose yarayintuye kandi nta Imana itakura umuntu nta naho itashyira umuntu wese yabasha kumugirira neza kandi ateze amaboko kugira ngo akire umuntu wese umusanga. murakoze cyane. reka tubashimire abari batize amatwi mwese muri rusange mukomeze nyine mugubwe neza. ikiganiro cyacu ni akagaruka kuri M14 munakande subscribe. bye bye.